Shalom shalom bakunzi ba Time to Know, twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze kuri uyu munsi. Nk'uko mwabibonye hari agace kamwe kacu gatoya twashyizemo, ntago bizasimbura ibindi biganiro dusanzwe dukorana, ariko nyine mu rwego nk'uko ari Time to Know, ni igihe cyo kugira nyine ibyo tumenya, mu rwego rwo kugira ngo tugire ibyo tumenya kandi duhuze ubumenyi kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza. Twashyizemo n'agace gatoya k'igikoni, aho tuzatugira bimwe na bimwe tuganira bijyanye n'ibyo mu gikoni. Twatangiriye mu buryo twakwiga uko dutegura ifunguro ry'umwana umaze kugira amezi 6 atangiye gufata imfashabere. Igihe utangiye kumugaburira wahera kuki, wamugaburira iki? Kuko ndabizi ko ababyeyi benshi bijya bibagora cyane gutekereza ku cyo bari bugaburire umwana ugeze ayo mezi. Rero muri ako gace kacu k'igikoni niho twahereye, wenda tuzagenda tuvangamo n'ibindi byo kurya bisanzwe, guteka bisanzwe, kugira ngo nyine turusheho gusangira ubumenyi, ubuzima burusheho kugenda neza. Kuko ntago igihe cyose, ntago umuntu ibintu byose aba abizi, twigira ku bandi. Uyu munsi nshobora gukora ibintu ukabireba ukagira akantu wunguka, cyangwa nanjye nkareba ibyo undi yakoze nkagira ko nunguka, tukagenda dufatanya muri urwo rwego. Rero aho twahereye mu bijyanye no kugaburira umwana ugize amezi 6, uyu munsi turagarutse, tuje nanone kongera kurebera hamwe irindi funguro wategurira umwana. Mudukurikire, murakoze kandi ndabizi ko muri bubikunde. Ikibazo muri bugire tubaze muri comment, turabasubiza, cyangwa se n'izindi nyunganizi, kuko hari ibyo tuba tuzi biba bikenewe n'izindi nyunganizi, kugira ngo turusheho kumenya byinshi birushijeho, cyangwa se niba hari n'ibibazo mufite tukabiganiraho, tukarebera hamwe igisubizo. Abatarakora subscribe, please, turabasabye kandi turabinginze mudeka subscribe kugira ngo umuryango waguke, kandi mujye munakora share ibiganiro byacu mwarebye, kugira ngo n'abandi babashe kunguka. Kuko ntiwunguke wenyine, hari mugenzi wawe nawe ushobora kunguka. Ushobora kuba uyu munsi udafite umwana muto, ariko ukaba ubibonye, ariko ukaba uzi mugenzi wawe ufite umwana wegereje igihe cyo kuba yamugaburira, ukamubwira uti hano hari aho nabonye wazajya ukura ibintu nawe byagufasha mu gihe uzaba ugiye kugaburira umwana wawe. mujye munaduha like, comment, kandi ntimukazibagirwe. Murakoze cyane, mudukurikire. Uyu munsi rero ifunguro tugiye gutegurira umwana ni ifunguro ryoroheje, rito cyane, ritaruhije. Ntabwo twakoresheje ibintu byinshi, usibye ko nta n'ibintu byinshi iyo uri kwiga kugabura umwana wo ukwiye gukoresha. Ubushize twavuze ko utangira ku kintu kimwe, none ukajya ugenda wongeramo uruboga runaka, ejo ukongeramo urundi. Niba uyu munsi wenda umugaburiye umuceri na brokoli, ukabimugabura nk'iminsi 2, kugira ngo urebe ese iya brokoli nta kibazo, nta allergie ayifite, wese nta kibazo imutera. Hanyuma nyuma y'iminsi 2 ukazongera ugahindura, ukagira umuceri na courgette cyangwa se zucchini, hanyuma nayo ukabimugabura nk'iminsi 2, nayo ukareba ese nta ngaruka bigize ku mwana. Gutyo kuko iyo bifashe ukahita ubivangira hamwe icyarimwe, niyo bimugizeho ingaruka ntumenye icyagize ingaruka ku mwana, ntumenya n'icyo yakunze, ntumenya n'icyo yanze. Kuko hari igihe ugaburira umwana ukabona ibiryo yarabyanze, ariko mu by'ukuri burya abana nabo nyine, nk'uko wowe muntu mukuru uzi kurya ibintu biryoshye cyangwa bibishye ukabimenya, burya no mu miterere y'abana nabo barabimenya. Rero ntumenya ngo impamvu yabyanze ni iyihe, kuko bavanze ibintu byinshi. Hari igihe rero uba wavanzemo kimwe mu bintu atakunze bikamubihira, cyangwa se byanamutera ikibazo. Hakaba harimo ikintu, atari byose byamuteye ikibazo, ahubwo harimo kimwe cyamuteye ikibazo, ari uko we utigeze umenya ngo ni ikihe kuko wabivanze. Rero iyo ukiga kugabura umwana w'amezi 6, ugenda ufata, wenda wowe ushobora guhitamo gukoresha ikirayi, ntukoresha umuceri. Niba ukoresheje ikirayi uyu munsi agitangira, mugaburira ikirayi cyonyine. Ejo nka nyuma y'iminsi 2 ufate cya kirayi, noneho ushyiremo wenda dodo cyangwa
cyangwa se epinari bitewe n'icyo ushaka guheraho, nazo zimugabure nka kabiri. Nyuma yaho wongere ufate cya kirayi ushyiremo borokori nazo nk'iminsi nk'ibiri, gutyo gutyo gutyo. Noneho uzagera igihe ubona usa nk'umaze kuzenguruka, ubonye ko nta kibazo na kimwe bimuteza, ubonye ko anabirya nta kibazo, uko yariye dodo, ariko ariye borokori, ariko ariye epinari, ariko ariye karoti, ariko ariye, mbese ukabona byose uko abiriye, nyine uburyo yabiriyemo byose ukabona nta kibazo yagize, ukabona byose yabikunze. Noneho ubutaha ukagenda noneho uvanga, ugenda uvanga, uyu munsi ukagira ikirayi cyangwa se ukagira umuceri, karoti na dodo, ejo ukagira umuceri, karoti na epinari, ejo ukagira umuceri, karoti na borokori, gutyo gutyo ugenda uvanga. Ejo bundi ugashyiramo inyama, ejo bundi ugashyiramo inkoko, ejo bundi ugashyiramo ifi, ejo bundi ugashyiramo indagara, gutyo kugira ngo nyine ugende ubimenyera. Noneho ugire igihe uzabivange, noneho nyine ujyamo noneho intungamubiri nyinshi cyane. Uyu munsi rero tugiye gukora kurujete cyangwa se zuci. Ndakoresha iy'ubu bwoko, iyi ngiyi bayita ni zuci, ariko hari ubwoko, ahangaha njya mbona ubwoko bubiri, ariko iyi ngiyi niyo nkunda gukoresha cyane mu buzima busanzwe. N'ibindi dukoresha umuceri, hanyuma dukoreshe na borokori. Umuceri wacu rero turaza gukoresha amagarama 150, kuko urumva ibiryo ngiye guteka ntabwo ari bubiryeho inshuro imwe, azabiryaho inshuro ebyiri. Rero biransaba ko ndi buteke ibiryo bisa nkaho byisumbuyeho, bitari ibiribwa rimwe bigahita birangira nyine ako kanya. Umuceri wacu tugiye kuwupima, aka ni umunzani nababwiye nkoresha iyo ndi gupima ibiryo ngiye gukoresha guteka, cyane cyane by'umwana, kugira ngo ntateka byinshi bigapfa ubusa, nkarenza ibyo ari bukenere kurya. Hanyuma umuceri turakoresha amagarama 150, ndumva nibyo, turakoresha amagarama 150. Ndi guterura umunzani ntibigaragare, ariko murabibona amagarama 150 y'umuceri niyo ngiye gukoresha. Hanyuma nk'uko twabivuze, umuceri urawufata ukawuronga neza, wamara kuwuronga neza ukawinika mu mazi iminota 30 cyangwa se isaha iyo ufite akanya, ariko byibuze iminota 30. Icyo gihe umaze kwinika uwukuramo ukawinura, noneho ukawuteka. Twagiye rero gutegura ifunguro ryacu ry'uyu munsi. Hanyuma tugiye kuronga umuceri wacu nk'uko twabivuze. Ndawurongera muri kano kantu. Uwuronga neza cyane, urumva niba ugomba kuwukorera isuku, no ugiye kugaburira umwana ugomba kugerageza ibintu byawe byose bikaba birimo isuku nyinshi. Hanyuma nimara kuwuronga nk'uko nabivuze, turawinika iminota 30. Mu gihe twinitse umuceri wacu, tugiye kuba tunategura imboga tugiye gukoresha. Borokori yanjye imeze kunseka, ariko imeze neza, borokori imeze neza nta kibazo. Iyi ngiyi borokori, hanyuma na zuci ngiye gukoresha cyangwa se kurujete, nayo imeze neza nta kibazo. N'ibindi bikoresha hanyuma tuze dutekere umwana ibyo kurya.
kandi biba biryoshye, abana barabikunda cyane. Noneho turangije kubitunganya rero, zucchini na brokoli birarangiye. Hanyuma noneho dukurikijeho gahunda yo guteka. Dushyiramo umuceri wacu mu isafuriya. Isafuriya ngaka kamaze gutungana neza. Dushyira umuceri wacu mu isafuriya, dushyira mu isafuriya, dushyiremo n'imboga zacu, ubundi tugire. Ubundi noneho ariko kubera ko umuceri uba ugomba gufata igihe cyo gushya, atari imboga ntabwo ziba zigomba gushya cyane cyane ngo zishwanyagurike. Nyine umuceri urabanza ukawuteka, wamara kuwuteka umaze gushya, ushobora kuwuteka ukwawo cyangwa se muri rice cooker, cyangwa se ukawuteka wenda gushya ukagira ugatogosa n'izi mboga ku ruhande. Hanyuma noneho zimaze gusa nk'izihiye, nk'izikucagurika, kwa kundi nyine bihiye mu buryo bwo kuribwa bw'imboga, ukabona ugashyiramo noneho ukavanga na wa muceri. Ibi tugiye gushyiramo amazi, hanyuma duteke, dushyire ku muriro. Turagaruka mu kanya bihiye. Ayi mugenzi we sasa rero aramugurisha miliyoni 6. Abanyarwanda babaye ibigera. Reka nanjye nkomeze. Turagarutse, bimaze gushya. Noneho hakurikiyeho gahunda noneho yo kubisya. Murabona uko bimeze rero, dukurikijeho gahunda yo kubisya. Twagiye rero kubishyira muri blender, hanyuma noneho tubisye. Blender yacu ni iyi ngiyi, hanyuma tubishyiremo tubisye. Ifunguro ryacu ribe rirabonetse. Ifunguro ryacu rirarangiye. Aka ni ako tujya dukoresha tugaburira umwana, ukamugaburira. Biba byiza iyo umugaburiye igipimo gihoraho. Urugero, akanywa wenda akarya nk'ijana na 180 cyangwa se 130 cyangwa se 180, bitewe n'uburyo umwana wakunda ibiryo. Ariko ukajya uhora umuha ibiryo bisa nkaho biri ku murongo, nyine utamugabura mu buryo buvangavanze. Ifunguro ryacu rero ryabonetse, tugiye kugabura umwana, hanyuma ibisigaye tubibike kuko twavuze ko dutekeye igihe kirenze umunsi umwe. Ifunguro ryacu uko riteye, bon appétit. Noneho ugenda, ikindi nk'ubu ngubu urabona ko birasa nkaho bidafashe cyane, bisa nkaho byoroshye, kubera ko nyine aracyari kwiga kurya. Uko iminsi igenda ishira amenyera kurya, ugenda ubikomeza, noneho bigakomera bigafata. Icyo gihe ku buryo uzagera igihe noneho umuha ibiryo noneho nyine bifashe cyane. Ariko iyo akiri mutoya ugenda umuha nyine ukurikije uko agenda angana. Biroroshye, ntabwo bigize cyane. Uko ifunguro ryacu rimeze.
mwakoze kudukurikirana, twishimiye kubana namwe, naho ubutaha tuzagaruka tubereka irindi funguro. Imana ibarinde, turabakunda cyane. Shalom shalom.